Yesu kuko yapfuye rimwe atazongera gupfa bwa kabiri, ntukamufate nkaho ari umuntu uzajya ubona uko ushatse. Yesu atandukanye na washeri wawe woherereza umutima agahita ashiduka akaza koko. Yesu ni imari, kumubona birakomeye, kuba yaratwiyeretse burya byamutwaye imbaraga. Utazamufata nk'ikintu cyoroheje, amahirwe aza rimwe nagucika ntuzongera kumubona. Nubona Imana iguhaye agakiza ujye ukabyaza kandi ntukabyaza ubupagani. Nubona Imana iguhaye ukwezi ngo ukubemo ujye ukubyaza ukundi, kuko hari ikintu ukora Imana ikavuga iti nguhaye n'indi myaka yo kubaho. Hari n'ikindi ukora Imana ikavuga iti nurenze uyu mwaka. Nk'ubu hari abantu byange bikundi batazarenza uyu mwaka. Simvuze ko abazapfa bose ari abanyabyaha mama, hoya ntabwo ari ko mvuze. Ijambo ryose yavuze yokabyara. Iyo abwiye ibicu ngo nimurete imvura kandi muhite mugwa, nta bahanga bo kwisi bayihagarika. Haleluya, haleluya. Ngo yimana amazi amapfa agatera, ngo ariko yatanga imvura hanyuma ngo ikubika isi. Kandi mufashe tumuhe icyubahiro. Ndabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Sharirene official. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ikomeze ibahire mu byo mukora byose. Turabakunda cyane kandi dukomeje kubashimira buryo ki twagiye dufatanya kuva icano yazigeraho. Twafatanyije mu buryo bwinshi kandi bwose muri ab'igiciro, muri abantu banje bo ku mutima. Ndabazirikana mu minsi yose rero tumaze by'umwihariko muri uyu mwaka twarabanye, tugirana ibihe byiza. Mwarafashije gukora umurimo ndetse no kwagura ivuga butumwa aho muri rero mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mumenye ko mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Imana ibaha umugisha cyane. Dukomeje rero kugenda tuganira. Nababwiye yuko ntago ari ukwigisha, nta nubwo ari ukubwiriza, ahubwo ndi kugenda mbahugura nyuze mu nyigisho nagiye mbaha nyinshi zo gusoza umwaka. Ni nkaho ndi kugenda nzivuga mu buryo butandukanye. Ubu ngubu iki ni igice cya 4 ngezeho, tugenda tuganira tuvuga agaciro kuko twamenye Yesu. Ariko aka kanya ikintu ushaka kubabwira, nagira ngo mbabwire ngo ni umugisha kuba twarahawe Imana. Ni umugisha kuba twarahawe Imana, ni umugisha kuba twarahawe Yesu, ni amahirwe. Ni amahirwe kuba twarahawe Yesu. Nicyo nshaka kukubwira, kandi ndashaka kukubwira ngo Yesu ntabwo azongera gupfa. Ntabwo Yesu azongera gupfa bwa kabiri, yapfuye rimwe. Nimba urupfu rwa mbere rwa Yesu rutaragize icyo rukumarira, nje kukubwira ngo ntabwo azapfa kabiri. Yapfuye rimwe, acungura abariho n'abazavuka. Ni nayo mpamvu amateka y'ibyo yakoze n'ibyo yavuze na n'iyi saha abantu ndabizi neza ko nta muntu wavutse ku bwa Yesu ugihumeka ukiriho, ariko amateka y'ubu Yesu bwe, amateka tuyumva mu mwuka, tukayasoma muri Bibiliya ndetse tukayumva no mu bindi bitabo. Nagira ngo mbabwire ngo ntabwo azongera gupfa. Hanyuma kumumenya ni amahirwe. Aya mahirwe uyakomeze kandi amahirwe aza rimwe. Ndashaka kubabwira ko amahirwe aza rimwe. Abo yiyeretse mwibitesha agaciro kandi abo yahamagaye mwibikereza. Uha agaciro ukuntu wahamagawe, akaguhamagara uyu mwami akagukura muri rubanda mu mbaga nyamwinshi, akaguhamagara nta kiguzi nta n'igiciro, akakwiyegereza akakuvana mu mwijima akagushyira mu mucyo. Uramenya amahirwe aza rimwe, utazikura mu mucyo ukisubiza mu mwijima, kuko nuhasubira nta yandi maraso azameneka y'uyu mwami. Ndabizi neza iyo umuntu afite ikintu atazongera kubona agifata neza. Yesu kuko yapfuye rimwe atazongera gupfa bwa kabiri, ntukamufate nkaho ari umuntu uzajya ubona uko ushatse. Yesu atandukanye na washeri wawe woherereza umutima agahita ashiduka akaza koko. Yesu ni imari, kumubona birakomeye, kuba yaratwiyeretse burya byamutwaye imbaraga. Utazamufata nk'ikintu cyoroheje, amahirwe aza rimwe nagucika ntuzongera kumubona. Aho bya bintu byanyu ngo nubwo uzabyutswa n'Uwiteka nkuko mwabisomye muri Bibiliya, abaguye bose ntago babyutse. Ngo igiti nicyo cyatemwa nta kirongera kigashibuka, ibiti byose mu ishyamba siko byashibutse. Umukiranutsi ntabwo ntazarambarara. Hari n'abarambarara bakagwisha amazuru n'amanyinya, amazuru n'iminwa n'amatwi ntibazongere kubyuka. Ngenda bazi benshi twagiye duhamba
tukabahamba batagarutse mu nzu y'Imana bari abarokore. Ntukagendere kuri ibyo, ugendere ku kintu kivuga ngo amahirwe aboneka rimwe. Kuba yaranyemeye akampamagara ni amahirwe, reka nyafate neza. Yo kuzajya mufata Yesu nk'ibiboga byagaze, mukamufata nk'ikigage cyo mu cyaro. Buretse umenye ngo uwo Yesu waguhamagaye yaje rimwe, ntabwo azagaruka bwa kabiri. Nta wundi Yesu uteze kubona. Mama ashobora gupfa hakaza umusimbura, birashoboka, kuko n'igihe ugira mama mubi akarutwa n'inshuti wifitiye. Papa ashobora kubona abamusimbura, sheri yabona abamusimbura. Ibyo ni ibintu byoroshye. Bakababeshya ngo nta wagusimbura, baragusimbura bakongera bakagusimbura bakongera bakagusimbura. Ariko Yesu, nta wundi mu Yesu, nta nundi Yesu uteze kuboneka. Nanazi azaza ari pirate, original noriye. Guhabwa Yesu ni amahirwe, mureke tuyafatisha abiri kandi tubiha agaciro. Nutwara Yesu ujye umutwara nk'igi. Yego, igi ushobora kumena ntihongere kuriteranya. Ndabizi neza ko iyo utaye igi hasi uwakubwira ngo uridode, naho haza umutayeri wo muri Amerika ntabwo yamudoda, yaridoda. Buryo wakubwira ngo amazi aramenetse hasi, hita uyayora yose yasubiza aho yarari, ntabwo byakunda. Hari inyenyeri yitwa ngo kibona umwe, ushaka kuyireba gutya ajya kuyereka undi ntayibone. Yesu nubwo muzi ko ari Yesu, ujugunye ejo ukajya gutora, uteje ubundi ukayitora, ndakura Yesu uko ameze. Ibintu twahawe n'iby'agaciro ni mu bihesha agaciro kandi mu bifate ndetse mu bikomeze. Twahawe amahirwe rero yo kubona Yesu. Yesu wahawe wimutesha agaciro. Wibuka ukuntu yakuvanye mu kabari ugowe, wibuka ukuntu ubusambanye bwari bukuruhije, wibuka ukuntu wari uremerewe uryama udasinzira, wibuka ukuntu abapfumu bari barakubazeho amafaranga, wibuka ibyiringiro byo kubaho ko byari byaragusize, wibuke ko iterambere ryari ryaragucitse, umenye ko nako gasura ari we wakaguhaye, kandi umenye neza ko aho ugeze hari we wahakugejeje, umenye ko ari gupfa ndetse akaba kubaho, umufate umukomeze. Ubundi ikintu cyose wahawe nk'amahirwe ujye ukitondera, kuko amahirwe azarimo. Nubona Imana iguhaye agakiza ujye ugafata nkaho nta kandi gasigaye ku isi. Nubona Imana iguhaye ubuzima ntukabeho nk'uzabaho, ahubwo ujye ubaho nk'uzapfa ejo, kuko iyo ubayeho nk'uzabaho urirara, ariko umuntu uzapfa ejo agira ibyo atunganya. Iyo umuntu, ubu dufite abantu bakijijwe ariko bakizwa kubw'uburwayi barwaye budakira. Ubwo burwayi budakira bubaha amahirwe yo gutekereza ku Mana, ibyo gutekereza gukora babivamo kubera ko bitakunda. Gutekereza iterambere barabiparika, batangira gupangira iby'impfu zabo. Abatari bakijijwe barakizwa, baravuga ngo ninapfa nzajya mu ijuru. Imana irashaka kubaho nk'udahari. Kakubwira iki kintu, kubaho nk'utazabaho. Hari ibintu byinshi dukwiye kwiga tukigishwa na COVID. Nshaka kubaha urugero. Hari igihe Imana iguha amafaranga ujye uyarya nk'umuntu utayafite, ntukayarya nk'umuntu uzayabona ejo n'ejo bundi, kuko habaho n'ibihe byo kuyabura. None se hari umuntu wari uzi ko imipaka izafungwa indege ntizongere gusubira Dubai? Hari abantu bari bazi ko bazareka kujya kurangura kandi batabuze igishoro? Wari uzi ko se abantu bashobora gucuruza bajya ibihe? Amwe bacuruze uyu munsi, abandi bajya ejo. Ibihe bijye bitwigisha. Wari uzi ko ushobora kugenda n'amaguru? Nk'ubu ngewe nariryagaguraga ngo sinajya mu mujyi n'amaguru, ko nayagendeje naragiye umva. Nabiherukaga ryari si kera. Navuye mu Nyakabanda n'amaguru njya mu mujyi kuri Beka n'amaguru, ndongera ndataha. Ibintu byashira umuteto. Ujye ubaho nk'utazabaho, kandi ujye usenga Imana nk'utazahora yisenga. Ujye uyifata nkaho Imana, kuba ufite Imana
Imana ntukabigire nk'ibintu bisabagiye ufite mu biganza byawe. Ujye umera nkaho ufite imari. Iyo umuntu ahawe amafaranga akayakoresha nk'uyafite ayamara vuba, nubona ufite umwanya ujye uwukoresha nk'udahari. Iteka ntugafata ikintu ngo wumve ko ufite ibintu byinshi mu ntoki zawe. Ubu mboneyeho n'umwanya wo kubabwira ngo uyu mwaka ugiye kwinjiramo ntuzawinjiremo nk'uwawuguze cyangwa ngo winjiremo nk'uwawe wari ukwiye kwinjiramo, ahubwo uhita uvuga utaye ni amahirwe profise. Kandi impamvu Imana yamaye ni ukugira ngo ngire ibintu byinshi nkosora ibitari mu buryo mbishyire mu buryo. Ntabwo Imana iguhaye uyu mwaka kugira ngo ugende urye unywe uko ubyumva n'uko ubishaka. Hari ibintu byinshi ukwiye gukosora, hari ibintu bikwiye gukira ku bwawe. Yesu twamuhawe nk'amahirwe. Njyewe se njya gukizwa nari nzi ko nzaba umurokore, njya kuba umukozi w'Imana se nari mbizi? Hoya wenda bari bafite ba nyina basenga, bo bari bari muri aya mahirwe yuko ba nyina babatwite hari icyo Uwiteka yavuganye nawe. Nk'ubu Sharirene yavukiye mu munyenga kuko mutwite hari icyo Uwiteka yambwiye, maze haleluya, amina, maze no kumukikira Uwiteka aravuga, amina. Afite imyaka 2 Uwiteka aravuga, na n'iyi saha hari icyo Uwiteka ambwira kuri we. Ariko njyewe haleluya, hari abavukiye mu mbetezi, hari abavukiye muri barudiha na barudishyi, hari abavukiye mu gucuragura, abavukiye mu mahembe no muri nyabingi, hari abavukiye iwabo basenga kuri Noheli no kuri Bonane gusa. Ubwo se nkawe urirata nk'abandi bantu? Ntago wakirata nk'abandi bantu. Abo babibonye rwose baraba kubibona, ariko nkawe wavukiye mu bapagani, mama wawe rwose utazi no kugira gutyo. Harigara umuntu uzi no gusenga gutya nyine, ariko akaba yasenze kandi Imana ikamwumva. Ariko mama wawe gusenga nk'abasilamu ntabyo yarazi, gusenga nk'abarokore ntabyo yarazi, gusenga nk'abagatolika ntabyo yarazi. Icyo ukora urusengero rwe rwari akabari, niho yajyaga gusengera. Ubwo se wasengera mu kabari koko ugatwita imbetezi ukabyara ibivuzo? Mbese ni ibintu nk'ibyo twagiye tuvukiramo. Ariko Uwiteka adukoramo abantu batari bazi ko bazagira gute, bazavamo abo turiho. Ni muze dufatire ibintu ntitubifate nk'ibintu byari ibyo kuboneka, ibintu ushobora kuyora hari ugaha undi. Yesu tumufate nk'imari, kuko ni imari. Imana ibahe umugisha. Amahirwe azarimo. Nubona Imana iguhaye ubuzima ntukabaho nk'uzabaho. Nubona Imana iguhaye gucuruza ntugacuruze nk'uzacuruza. Maze iminsi njyewe iyo ndi gukata ahantu abantu ngurira ibintu, aho nkoresha ibiki, ngenda ndeba ukuntu mutanga service mu kuntu mufata abakiriya, nkavuga nkumva birangoye, nkavuga nti abundi abo bantu bazumva ryari. Hari igihe umumotari aguha service mbi ukabona gusuzuguranye turuwasazi zawe cyangwa senkisa zawe, ukibuka ejo bundi bari gusakuza ngo natwe mudukingurire moto zijye mu muhanda, ariko aje mu muhanda ntahaye agaciro umugenzi, yibagiwe ejo bundi. Babona abakiriya babaye benshi, babuze aho babakwiza, ahagenderaga 500 akuriza akagira 1000, wamubwira 500 akagutuka akirengagiza ejo bundi. Ejo bundi rwose si kera cyane hari gumino moto bazibwiye ngo zibe ziretse, mwarapfanye na moto zanyu, ariko ugiye mu muhanda ntuhaye agaciro ko hagiye. Binyibutsa abasore bamwe bashyiraga amafaranga ku ikarita, hamwe tugenda tugashyira amafaranga ku ikarita, ni abasore bahantu simbavuze. Naragiye rwose nti mushyireho amafaranga, nari ifite 2000, barambwira ngo ntayo kugarura dufite. Icyambabaje bambwiye ko ntayo kugarura bafite, bari barunze ibiceri bigeze mu 30,000, aya 500 ku ruhande bipakiye gutyo, banga kushyiriraho amafaranga ngo ntayo kungarurira bafite. Ngewe rero iyo mbona ijambo riri bugukosore se nagusiga aho ngaho, kuko ngiye mbwiriza kuri kamera, nkabwiriza muri telefone, nkabwiriza naho nkatiye hose. Imana yankingura imiryango. Iyo mbona uri mu ikosa, ijambo rya gukosora ndarikubwira, kuko ntibitinda. Nta jambo rijya riva mu kanwa kanjye, nta jambo rijya rincika ritagize umumaro none aho uko bibona, rizagira umumaro ikindi gihe. Icyo nzi nuko aya magambo mba nayasengeye, mba napfukamye nkaka Imana amagambo y'umumaro.
umwana w'umuhungu naramubwiye nti se kuki uri kumwe ngo ntayo kugarura ufite kandi mbona ufite amafaranga imbere yawe. Amera nk'umuntu ushyize kuteri mu matwi. Uzi ijambo namubwiye? Naramubwiye nti rero ibi bintu uri gukora n'ubukunguzi. Inti ndabona ufite imico nk'iy'aba basore b'inyamirambo bari abakonvoyeri. Aba basore b'inyamirambo mureke mbabwire bari abakonvoyeri kera. Kera kwasiteri zitaraza hari udutaxi dutoya. Winjiraga mu modoka bagakubitamo umuziki. Waba uri umukecuru cyangwa ufite ikibazo cyo kudakunda urusaku bavuga ngo nimugabanye, bakakubwira ngo nimba udashaka kumva sohoka. Ariko reka mbabwire nta bakonvoyeri bakibaho, ni ikarita mwijuto w'ikino kugira ngo imvura ntizagwe. Narababwiye nti ntago mufite umurengwe uruta w'abakonvoyeri b'inyamirambo. Kubivuga nta muntu utabazi. Impamvu wanze kwishyiriraho amafaranga ukantegeka kwiruka reba muri gare umuntu gutegeka kujya kuvunjisha. Nukuzi ko ari wowe wenyine wicaye ahangaha. Ariko ujye umenya neza ko ikintu cyatumye abakonvoyeri b'inyamirambo bacika. Umenye ko nawe wicaye ahangaha nguri gushyiraho amafaranga. Ibi ngibi byarangira bikarangira. Wa mwana we rero itware neza. Covid sijya gutera abagenzi baragendaga. Kwasiteri ntizaparitse. Oya kwasite, oya tuvugisha ukuri. Amafaranga bayoraga bashyiraho ku byuma buri kanya buri saha ntibagiye kwicara iwabo. Burasa aho bari bicaye iwabo bashyiragaho abagenzi. Ujye wiyoroshya nta bahetsi bahari. Ahantu hose uri utinye Imana kandi nubona amahirwe ujye uyabyaza yandi. Nubona Imana ikwicaje mu mahirwe ujye uharanira kuyabyaza andi mahirwe. Amahirwe abyazwa amahirwe. Nubona Imana iguhaye ubwenge ujye ububyaza ubwenge. Nubona iguhaye amafaranga ujye uyabyaza iki? Amafaranga. Nubona Imana iguhaye agakiza ujye ukabyaza kandi ntukabyaza ubupagani. Nubona Imana iguhaye ukwezi ngo kubemo ujye ukubyaza ukundi, kuko hari ikintu ukora Imana ikavuga iti nguhaye n'indi myaka yo kubaho. Hari n'ikindi ukora Imana ikavuga iti nurenze uyu mwaka. Nk'ubu hari abantu byange bikunde batazarenza uyu mwaka. Simvuze ko abazapfa bose ari abanyabyaha mama, hoya ntago ari ko mvuze. Hari abazapfa Imana ikishima, hari n'abazapfa Imana ikababara, mbese Imana ifite ibintu yateguye muri uyu mwaka. Narindi kubabwira rero ngo amahirwe twahawe yo guhabwa Kirisitu twiyatesha agaciro, kuko Kirisitu si ikintu ujugunya ngo ejo uzajye kugitura. Ni umukozi w'umuhanga, ni uwabambwe akabamburwa, ni uwamaze gatatu ikuzimu agahita azuka, ni umunyacyubahiro, ni umwami mu bami, ni umuyobozi uyobora abandi, ni igihangange, ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishyitsi cyo kwa Dawidi. Yicara mu ijuru akarambiriza mu isi, ijisho rye ngo n'ikuzimu rigira gute rigerayo. Ngo niwe Arufa kandi akaba Omega, nitangirira akaba n'iherezo. Nta wamubanjirije nta nuzamuheruka. Ujye utinya umwami utagira umukozi n'umukoresha. Ujye utinya uyu mwami ntabwo turya ari uko yahembwe, nta nubwo tubaho ari uko yahinze. Ni umwami ufite ibigega by'imvura kandi ni nawe se w'izuba. Amenya umuhanda umuyaga unyuramo arakabyara, akamenya ukuntu amagufwa y'uruhinja akurira mu nda y'umubyeyi, amenya umunsi wo kuvuka k'umwana, akamenya n'umunsi wo gupfa k'umuntu. Afite kubaho kw'abantu bose kandi imyuka n'umwuka wose duhumeka y'abari ku isi ayifite gutya mu kiganza. Haleluya. Abantu bameze nk'ibibumbano mu ntoki ze, hakubise hasi ni nk'ibibindi, bameneka ntibongere kuyorwa. Gukiza no kwica biri muri we, gukira no gukena biri muri we. Haleluya. Icyubahiro n'igisuzuguriro byose arabitegeka. Iyo ashatse aravuga ati nkoherejeho icyubahiro, kandi yabikoze nta muntu ujya umuvuguruza uzabaze. Iyo ashatse aravuga ati nohereje igisuzuguriro. Ijambo ryose yavuze yokabyara. Iyo abwiye ibicu ngo nimurete imvura kandi muhite mugwa, nta bahanga bo kwisi bayihagarika. Haleluya. Haleluya. Ngo yimana amazi amapfa agatera, ngo ariko yatanga imvura hanyuma ngo ikubika isi. Kandi mufashe tumuhe icyubahiro. Niwe nyiri iminsi n'ibihe, yaremye ijoro ndetse n'amanywa arakabyara kandi abirema neza shaho. Uziye amanywa ari gutambuka kugira ngo ijoro rize?
ntabwo bijya bibyigana ngo usange byateje urusaku. Kimwe gikata mu mwanya wacyo n'ikindi kigakata mu mwanya wacyo, arakabyara. Ntabwo ndabona intuzi inyoni igendesha amaguru, iraguruka. Uko yabiremye nuko byabaye. Ntabwo ndabona ifi, wenda ngo ubone ifi ivuye mu mazi muhurire Nyabugogo, cyangwa ngo muhurire hariya ku Gisenyi ivuye mu Kivu. Ifi iguma mu mazi, aho yategekeye ikintu cyose niho cyagumye. Amazi n'amaraso ntibijya byivanga, cyeke yashatse kugucishaho cyangwa ko kugerageresha uburwayi. Ubundi umuyoboro w'amazi unyura aho yategetse, uw'amaraso ukanyura aho yategetse. Haleluya! Uruhinja ahantu arurerera ni hahandi harakabyara. Ni umunyembaraga, ni intwari, ni intarumikwa, ni intwari yacu. Haleluya! Ni imbaraga zacu, ni intwari yacu, ni ingabo turwanisha. Sifa kwa Mungu, ni icyuma kidukingira, ni ikigo ntamenwa twihisha amabazimu n'abadayimoni. Yesu ni byose kuba mufumba. Nkuvuze ibigwi, Uwiteka we ni wishimiye umunsi uze kungabira, dore nguhaye n'isati. Haleluya! Abantu bishimiye uyu mwami nkanjye, ariko nta muntu umunwa uri kurya ngo yumve nawe yaza kuvuga ngo azaze tumuhe umwanya. Wajaje ukavuga imbaraga z'Imana, ukavuga ukuntu akomeye, ukavuga ukuntu abantu baguye, wowe wahagiriye gute, wahabyukiye. Aho basonzeye ukahahagira, aho bambariye ubusa ukahamba. Hari abantu benshi mwafasha tukavuga ibigwi by'uyu mugabo. Hanyuma nimureke dusenge kugira ngo Satani igikasike yadushyizeho cyo kwibagirwa umwami kituveho, hanyuma dushimire yatugabiye iyo kabyara. Ndagushimye nyiri icyubahiro, ndagushimye nyiri kiremwa, ndagushimye Kristo, ngushimye kugira neza kwawe, ndagushimye ko uduhaye uyu mwaka, uduhaye aya mezi, uku kwezi kwa 12 uduhaye amasaha agize uku kwezi, uduhaye iminsi, uduhaye amezi. Habwa icyubahiro, uduhayemo ijambo, uduhayemo impuguro, uduhayemo iby'ubwenge, uduhayemo ubugingo. Haleluya! Waguye imbago zacu, hari abo uzahamwa abahungu, uzabahamwe n'abakobwa, hari abo uzakoreramo ubukwe, hari abo uzaheramo amasezerano, hari abo uzaheramo amafaranga n'akazi, hari abo uzaheramo agakiza babatizwe. Mana, ibyo witeguye kuri twe ni byinshi, ibyo kandi ndabigushimiye cyane. Muri uyu mwanya Mana, izina ryawe rigere kure, baraga zawe zimenyekane, gukora kwawe kugere kure, abatakuzi bakumenye, abakumenye bagushikamishe umutima, kuko uzabemera bakaba amahoro. Abankurikiranya aka kanya, mbatuyeho umugisha ukomeye, mbatuyeho imbaraga z'Imana, mbatuyeho uburinzi mu izina rya Yesu. Nibatabarwe n'ubushobozi bwawe, ubakure mu kaga no mu makuba, ubavaneho kurimbuka kose. Umucyo w'ijuru bamurikire, urumuri rw'Uwiteka babane. Mana ya Isaka na Yakobo, ndasengera abankurikiranye bose, ubavugurure muri iki cyigisho, bagera ikirenge mu cyawe, bati bya kera batora ibishyashya. Mugendane mu kuri kose, mwami ngutumye ku itorero kandi no ku gihugu. Ineza yawe hakebuke hose, utere bimere, uzane imvura y'umugisha. Haleluya! Ushyigikira abakomeye n'aboroshye, abami ndetse n'abatware n'abatambyi, ubameneho imbaraga zawe zikomeye z'umugisha, kandi ubashyigikire mu nshingano buri wese wamuhaye. Nanjye nongeye kukwaka izindi mbaraga, komeza ushyigikire Mana, ibigega by'umwuka ntibigakame, ahubwo nkomeze kuzura ubushobozi n'ububasha by'ijuru bikomeze kubana kuri nge. Ndagushimye icyubahiro n'ikibi cya mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nkomeje kuzirikana ineza yanyu, nkomeje kuzirikana uburyo kimumba hafi, kuba narabaye uwondi we. Ntabwo ari amasengesho nasenze gusa, ahubwo naryahumure wamaga cya gihe na kwa kuntu wambwiye ngo urankunda, nakumunyandikira muri comment uti nakisiga irangi ku bwawe. Erega ntimukambaze fresher aho zikura. Iyo umbwiye ngo ndagukunda mu masharirene, fresher zihita ziza. Iyo uvuze ngo ngewe unagiye muri state gukina nakisiga irangi, mpita nongera nkumva nkava mu bwiza njya mu bundi. Iyo unyandikiye rero ngo ndakwemera, ibyo ni ibintu bigenda bihumuriza umutima wanjye. Mwagize uruhare mu kubakwa kwanjye, mwagize uruhare mu iterambere ngezemo, muri abantu b'agaciro.
ubundi umutima ugira icyumba kinini ubikamo abantu bose, ariko mwebwe hari akumba k'umutima wanjye k'umwihariko nabashyizemo, aho nyaruka nkahita mbabona vuba byihuse. Ntabwo ari imitoma nubwo nayo nyizi, mbivuze bimvuye ku mutima, n'Imana ibirebye yabona ariko biri, kuko abakunzi ba Mama Sharirene mwebwe mukora subscribe, mwebwe mukora share, mbese mukifuza ko ntera imbere, nabagabira afite icyo nabagabira, ariko icyo ntafite iyo nkorera ku manywa na nijoro izakibampere. Rero nkomeje gushimira ba kameramani bamfasha muri aka kazi kugira ngo mubone ishusho ryiza, mubone ibiganiro byiza bitunganye. Imana nibaho umugisha. Rero abantu bashaka nimero zanjye za telefone ziraho, ziri no kuri WhatsApp, kandi aho hepfo murahabona link y'abashaka kujya ku rubuga rw'abakunzi banjye. Ni urubuga rutarimo stress, uvuga ubishatse utabishaka ukicecekera, nta bintu bitesha umutwe by'amavideo ya buri kanya, bya bintu byose biba stressa, ntago bibaho kuko nanjye simba mbikunda. Nuko nashatse kubegeranya kugira ngo mujye mumbona bitagoranye, tubonane, dusengerane, dukundane, twibereho neza muri iyi si, byose ni hahandi. Imana y'amahoro rero nibaho umugisha, muzagira umwaka mwiza, muzahirwe, muzatere bimirema, muzabyare muheke, kandi ababyaye Imana izabarerere, muzakomeze mugubwe neza mu mwuka ndetse no mu mubiri. Imana izabahe Noheli na Bonane mu mwuka no mu mubiri zabagure, kandi ni nako mbisabiye itorero, ni nako mbisabiye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu muri mwebwe abankurikiranye, haba abaturanyi, by'umwihariko inshuti zacu ziri hirya ndetse no hino. Imana ibahe umugisha.